kizabe hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama. Turabashuje cyane mwese inshuti zacu kuri BBM Official gatatu. Umukiza abe hamwe namwe, tubagarurire cya kiganiro Choosing a Marriage Partner, aho tubasomera igitabo kivuga kuri ku buryo bwo guhitamwo uwo muzashakana, ubwo ni ku basore n'inkumi. Iki gitabo Choosing a Marriage Partner tumaze iminsi tugisoma, aho dukomeje gusoma ingingo zitwereka amwe mu mahame umuntu akwiye kwitaho mu gihe ahitamwo uwo bazashakana. Tugeze mu gice cya gatandatu. Muribuka ko twagiye twibanda cyane ku masengesho n'impamvu umuntu akwiye kuba asenga mu gihe ashakisha uwo bazashakana. Aha rero baratubwira uno munsi ku gice tugezeho, baratubwira bati keep one eye open as you choose your marriage partner. Ni ukuvuga ngo mu gihe uhitamwo uwo muzabana, uhumiriza ijisho rimwe mu gihe usenga, ariko irindi usigaye rifunguye. Baratubwira rero icyo bisobanura. Iyo usenga usaba umukobwa cyangwa se umusore muzabana, ugomba guhagarara neza ugasenga birumvikana, ariko ugafunga ijisho rimwe irindi ugasiga rifunguye. Ntugafunga amaso yose. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko gusenga gusa ntibihagije mu gushaka uwo muzabana. Ugomba gusenga ariko unashakisha ku cyawe giti nyine, mbega nawe ukibuka uruhare rwawe. Hari abasore n'inkumi bakiri bato bizera nyine ko gusenga bihagije, bizera amasengesho gusa, uruhare rwabo mu guhitamo bakarwibagirwa. Hari umusore utinya kwegera umukobwa ngo amubwire icyo amutekerezaho, niba yamukunze ayimubwire. Kandi hari n'abakobwa bihisha, ugasanga nk'abishyize mu kato ntibagaragare buhame, ugasanga ntibakunze kwitabira ibirori n'ahandi bajya ngo bagaragare. Rero ibi nabyo ni bibi cyane, kuko nyine utagiye ntago babasha kukubona. Bakatubwira bati rero abakobwa bakwiye gusohoka bakerekana ko bahari, kugira ngo nyine abantu bababone, abasore bababone, cyangwa se niba ari n'uwamubera umuhanga abe yaramubonye birumvikana. Rero baravuga bati ntukabe wenyine gusa, ngo usange uri wenyine nta bandi bantu mubana hirya no hino bakuzi. Menyana n'abandi. Hari urugero baduhanga batubwira bati mu bijyanye no kwamamaza, baravuga bati kutamamaza ibyo ukora ngo ni nko kumwenyura mu mwijima. Nta muntu rero ukubona, ukabona ari mu mwijima hatabona, ukamwenyura. Ubwo saba umwenyuye ngo hagire ukubona akamwenyu kawe. Rero ngo bisa no gutamamaza ibyo ufite cyangwa se ibyo ucuruza. N'umuntu rero kuba waba uri mwiza cyangwa uteye neza uko ariko kose, utajya haze ngo abantu bakubone bamenye ko hari, urumva nyine ni ikibazo, ntabwo bamenya ko hari. Rero iyamamaza ubwawe, abantu bamenye ko hari. Imana ntizagukorera byose ushaka. Mu guhitamwo ntabwo Imana ikora byose, hari ibyo ugomba kwikorera. Imana ntizagusabira umukobwa urukundo, cyangwa se ngo ibwire umukobwa ngo vuga yego. Ni inshingano yawe rero kumenya icyo ukwiye gukora. Nubwo wasenze hari icyo ukwiye gukora ku rwego ruhande. Gusenga ngo ubone uwo muzabana ntibivanaho ko ugomba kuvuga yego cyangwa nyine gusaba urukundo. Iryo nanivuze haruguru. Mbega hari inshingano zawe nawe ufitemo. Turacyasobanura rya jambo ngo humiriza ijisho rimwe ufungura irindi. Ririya jisho wahumirije ni iryo usengesha. Guhumiriza no kuvuga ngo ngewe nta ruhare mfite, nta bushobozi mfite, nta nubwo mbona, Mana mfasha. Ariko irindi risigaye rikanuye. Nawe gusigaza ijisho rimwe rikanuye ni ukwerekana ko nawe hari uruhare ufite muri icyo gikorwa. Rero gusa gusenga, turakunze tujya duti gusa gusenga kandi ukumva ijwi ry'Imana nabyo ni ingenzi cyane. Nubwo tuvuze ngo nawe ugomba kugira uruhare, ariko gusenga ukumva ijwi ry'Imana ni uruhare. Bigira akamaro kanini cyane, kuko bizakuyobora bikakwerekeza nyine ahakwiriye, ntuyobe. Yego, bikwereka uwo mukwiye kubana. Ariko kandi hari ibintu bitatu ugomba gukora. Ugomba kubaka ubucuti n'uwo muntu, kuko ntabwo wagenda ngo umuhubukire. Ugomba kubaka ubucuti nawe,
ugomba kuganira nawe, ukagerageza nyine guhuza imibanire yawe n'iye, kandi ugomba gukora ibikorwa bimwe na bimwe nko kugira ibyo umuha niba bikeneye, kugeza umenye neza ko uwo muntu ari we ukwiye amahitamo yawe. Rero mu gusoza tutavuze ibintu byinshi, ino ngingo yari ngufiya, guhitamo uwo muzabana hari inshingano zawe nk'umuntu, cyane ko ari nawe ubuze ibyo ukeneye, niwe ubuze ibyo ukeneye cyangwa se wifuza mu mukunzi wawe. Rero gusenga Imana byawe buri ntekerezo zawe bigatuma utayoba, wenda ukabasha gutahura umuntu ukwiye muri benshi uba usanzwe uzi, no kumenya ibyo utamenyesha amaso yawe, utabasha kureba nk'umuntu nyine Imana niyo ireba mu mutima. Iyo gusenga rero byatuma ubasha gusobanukirwa ibyo utarebesha amaso mu muntu, mu gihe urimo ukoraho iperereza kugira ngo umenye niba wamugira umugore we cyangwa se umugabo wawe. Rero nk'umuntu gusenga biragufasha, kuko hari ibyo ubasha gusobanukirwa bitewe n'uko wasenze. Kandi nawe ntukwiye kwituriza ngo nzasenga Imana ibindi byose zabyikorera. Muri make rero harimo uruhare rwawe, harimo n'uruhare rw'Imana mu gusenga. Twasoza tugira tuti ibyo dukora byose bijyana no kwemera yuko Imana ifite uruhare runini mu buzima bwacu, ariko tukanamenya yuko hari independence Imana yaduhaye, hari ubwigenge Imana yaduhaye mu gukora amahitamo yacu. Muribuka ko hari ahantu muri Bibiliya Imana ivuga ngo nshyize inzira imbere yawe ebyiri, iy'urupfu n'iy'ubugingo, hitamo iyo ushaka. Ntabwo Imana yagutegeka aho ujya, ahubwo ikwereka ibintu bibiri, ikibi n'ikiza, ukihitiramo. Rero n'urugero rwiza rwerekana yuko Imana ireka umuntu agakora amahitamo ye. Aha naho rero muri kino gikorwa cyo guhitamo uwo muzabana harimo uruhare rwawe, harimo n'uruhare nyine rw'Imana ariko dukenera duciye mu masengesho. Murakoze, mugire amahoro. Stay in touch with us, BBM Official 3, turabakunda, mugire amahoro.